Reka nongere mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ku muyoboro wacu wa YouTube mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri amakuru, nimwe mu nkuru zikomeye cyane kuri General Fred Ibingira retired. Uyu nguyu yabaye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, yafatanyije n'abandi kubohora igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Yagiye ahabwa inshingano cyangwa se imirimo itandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda. Hanyuma perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, namwe mu makuru ngiye kugaruka muri aka kanya gatoya, ariko mbere gato yuko nza kugaruka kuri iyo nkuru, reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho aka kanya. Hari inkuru ibabaje cyane iturutse mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ariyo duheraho. Iravuga ko muri aka karere umugabo wo mu karere ka Nyamasheke yamaze gucabwa muri bakekwaho kwica umwana w'imyaka 4 witwa Manzi Success Lionel, yakekaga ko atari uwe. Byabereye mu mudugudu wa Iyove, akagari ka Mutongo, umurenge wa Cyato, ku itariki 27 Kamena 2026. Nyuma yaho saa 12 zo kuwa 26 Kamena, ubuyobozi bw'inzego zibanze bwari bwahawe amakuru n'umubyeyi wo muri uyu mudugudu avuga ko yabuze umwana w'imyaka 4, bararara ijoro ryose bamushaka, ati bucya batamubonye. Mu gitondo ubuyobozi n'abaturage kandi bakomeje gufatanya kumushaka bigera saa 7 z'amanywa bataramubona. Saa 7:01 umuturage yahamagaye ubuyobozi avuga ko abana bari bagiye kureba aho bataze igitoki, babonye umufuka mu nzira y'amazi hagati y'imirima, barebye babonamo umuntu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyato witwa Munyurwa Vena yabwiye itangazamakuru ko bakimenya amakuru bagiye rero kureba basanga ari umurambo wa mwana wari wabuze. Ati uwo twafashe ukekwa ni se umubyara, ati kubera ko yari afite amakimbirane n'umugore we ngo yakekaga ko uwo mwana atari uwe, n'umugore mu makuru ati yaduhaye yavuze ko yajyaga amubwira ko azamukorera agashya umunsi umwe, gusa ngo bari bafitanye n'andi makimbirane yo kuba umugabo yashaka kandi kugurisha umurima, umugore akamwangira. Nivyo rero ngo byatumye ati tumukeka ati mu bambere. Gitifu Munyurwa Vena rero yihanganishije umuryango wagize ibyago, asaba abaturage kandi kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo ibyago nk'ibi bijye bikumirwa. Asaba n'uwaba afite andi makuru yafasha mu iperereza kuri iki cyaha ko yayatanga. Uyu mugore kandi n'umugabo basezeranye imbere y'amategeko ndetse bafitanye abana bagera kuri 3. Umwana wa kabiri niwe rero umugabo yavugaga ko atari uwe, ari nawe rero wabonetse yapfuye. Murambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma, naho ukekwa afungiye kuri RIB station ya Kanjongo nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mu buryo bw'inshamake twihuta kugira ngo tubone kugaruka kuri General Fred Ibingira, reka mbabwire ko Argentine yohereje Leta Zunze Ubumwe za Amerika urutonde rw'abantu 35,000 batagomba rero kwinjira muri stade, barimo abagabo 13 bataye inshingano z'ingo zabo bakajya kwirebera igikombe cy'isi. Igikombe cy'isi cya 2026 kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Canada, kigeze kure aho amakipe yiteguye neza yamaze kandi kurenga amatsinda agera kuri 16. Muri aya makipe harimo kandi ahabwa amahirwe yo kwegukana irushanwa, harimo na Argentine yarenze amatsinda nyuma yo gutsinda imikino yose mu itsinda rya J. Mu gihe iri rushanwa kandi rimbanyije, Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu muri Argentine yahishiye ko yohereje urutonde muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rugaragaraho abantu bagera ku 35. Muri abo harimo abagabo 13 bataye ingo zabo bakanga kwishyura indezo z'abana babo, ariko bikarangira bikarenga bakitabira igikombe cy'isi cya 2026 bagiye gufana Argentine. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Argentine yitwa Alejandra Monteoliva akaba yavuze ko bari gukorana n'inzego zishinzwe umutekano, harimo urwo muri Argentine rwitwa DHS cyangwa se Department of Homeland Security, n'urwego rw'iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI. Abataye inshingano zo kwishyura indezo z'abana babo ntabwo bazongera kandi kwemererwa kwinjira muri stade nibaramuka batujuje inshingano zabo. Urutonde rwakozwe muri Gicurasi rwoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'itariki ya 11 Kamena ubwo irushanwa ryatangiraga gukinwa. Ikipe y'igihugu Argentine izasubira mu kibuga tariki ya 4 Nyakanga 2026 ihura na Cape Verde mu mukino wa 16 uzabera kuri Hard Rock Stadium iri mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida. Reka tuye kuri General Fred Ibingira nk'uko nakomeje kugenda abwira n'amakuru.
akomeje kugenda agarukwaho, aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yibukije General Fred Bingira ubugwari bwa Kayumba. Agize ati General Fred Bingira yavuze ko umunsi umwe yigeze kumva Kayumba avuga ko yatabaye Perezida Paul Kagame mu gace kitwa Nkana, avuga ko ubwo yumvaga ko ayo magambo rero yamubabaje cyane kuko Kayumba ari umuntu watinyaga urugamba kurusha abandi. Ibingira yavuze ko mu gihe cy'urugamba Kayumba Nyamwasa yari mu bantu batinyaga guhura ndetse no guhangana n'umwanzi. Ati Kayumba no kugira gutya ngo arebe umwanzi hari ubwo byamugoraga ati kumureba byonyine ngo akanure amaso, ariko ati nigeze kumva avuga ngo yatabaye afande ati ahitwa Nkana. Ati koko ati Kayumba ati utabara umuntu ko utabara umuntu ko aba ahegereye, ko aba afite ingabo, utabara umuntu utagira icyo ugira. Ati ntiyayoboye batayo, ntiyayoboye ikompanyi. Perezida Paul Kagame rero yahise amwunganira avuga ati Kayumba ibintu byakomeye, ati niwe wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni ngo aduhe ubuhungiro, ngo dukoreshe icyitwa Kyangwari, ati ahantu impunzi zahoze ari za Bunyoro, ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Ibingira yakomeje avuga ko kubyabaye ati ku rugamba ubwo bacengeze ngo kuko Perezida Paul Kagame rero yahamagaye abasirikare bakuru akababaza ikibazo kibacengeze niba bakize n'umuti wacyo muri rusange. Ati mu bambere ati bavuze ndimo, ati ikintu ati twamubwiye ko abacengeze rero bafite amafirimbi n'induru, ati biteye ubwoba, aho ati kumusaba ibikoresho twavuze ko atugurira amafirimbi, abwira Kayumba ariko urumva ati twazanye nawe ati nk'utuyoboye ibyo ati twari twabyumvikanye nawe, ati yumvaga hakenewe amafirimbi n'imbunda. Muri iyo nama ngo Perezida Paul Kagame yazanye impapuro aziha abasirikare bakuru bose, ababwira ko bagomba kandi kwandika bemera ko nihagira umucengezi wongera kandi kubacika buri wese azabihanirwa akaraswa. Ati turandika nti afande umwanzi ntiyongera kurasa ati mu bice byanjye, ati nzabizire. Muri iyo nama ngo Kayumba Nyamwasa yarinangiye yanga kwandika ndetse no gusinya. Perezida Paul Kagame asohotse mu biro bye amubaza impamvu, undi akomeza kwinangira ariko birangira asinye. Kayumba abafashe urupapuro arasinya. Nyuma y'iyo nama Ibingira ngo yahise ava mu rugo ako kanya ajya mu bice bya Shyorongi aho yari ashinzwe kandi ko nta mwanzi wigeze amuca muri humye. Muri icyo gihe kandi ngo hari hakenewe kajugujugu zo gukoresha ku rugamba, ariko ngo nta bushobozi bwari buhari. Byaje kurangira nanone kandi biturutse ku gitekerezo cya Perezida Paul Kagame, abasirikare bemeye kandi gukora amezi 9 badahembwa, hagurwa kajugujugu zigera kuri 2. Ati abirirwa batuka afande ibyo byose barabizi nuko ati babyirengagiza. Yavuze ko umukuru w'igihugu kandi yagenye imirongo 2 y'ingenzi ariyo y'umutekano n'ubumwe n'ubwiyunge, kandi iyo yombi ari navogerwa. Yasabwe urubyiruko rero ndetse n'abakuru kandi kuyisigasira nk'uko byakomeje kugenda abigarukwaho muri rusange. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avuga duce ku bijyanye na FDLR, mbabwire ko witwa Colonel Thiadi Augustin Nshimimana Bola wabaye muri FDLR ashinzwe ubutasi bwo hanze yatangaje ko umutekano w'iterabwoba wa FDLR atufashwa na leta ya Kinshasa, no kuvuga mu mutwe n'u Burundi ufite umugambi kandi wo kwikiza abatutsi ati kuva mu Rwanda u Burundi ati bakazakomereza muri Uganda na Somalia. Yahamije ko uyu mutwe utasenywa na FARDC kuko byivanze. Yabigarutseho ku 27 Kamena 2026 ubwo hasuzwaga inama nyungurabitekerezo ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'urugamba rwo kwihagarika yabereye mu Ntare Conference Arena, yitabiriwe na Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame, abanyamuryango ba Unity Club Intwaro Rumuri ndetse n'abandi bayobozi. Mu kiganiro uyu mugabo kandi yatanze yavuze uko yinjiye muri FDLR n'uburyo bagiye kandi bategura ibikorwa bigamije kandi guhungabanya u Rwanda bagambiriye kwica abatutsi. Colonel Thiadi Bola yavuze ko ubu abana basize mu mashyamba ndetse n'abagiye bavuka aribo bari kujya mu masomo ya gisirikare ikananga. Ati bagenda ati nk'abanyekongo, hari witwa ati Kalendo Padiri ati gisirikare cye ni rwarakabije, ati wamuhaye abantu bo kumutoza, arangije kwiga yumva yizeye ati ajya i Kinshasa, ubu niwe ushinzwe ingabo zavuye ku rugerero muri Kongo Kinshasa. Yavuze ko mu basirikare ba FARDC bahoze kandi abarwanyi ba FDLR harimo Brigadier General Mugabo Hassan. Ati tukiri mu nkambi yari umurwanyi,
turi mu nkambi ati zitarasenyuka Exfar yohereje abajya kwigisha abarwanyi mugabo ibitekerezo bye ati n'ibya Exfar ati cyangwa se ibyacu twari dufite ntaho byari bitaniye ubu nawe ari Kinshasa. Undi n'uwitwa Mwami Bigembe ati turi ku nkiko yasobanuye ko Mwami Bigembe yari umuhigi igatoyi ngo bagezeho kandi ahabwa amahugurwa ku buryo yahise aba umunyapolitiki ukomeye cyane ndetse kandi n'umwami wa gatoyi. Ati ndagira ngo mbabwire ahandi FDLR ikura imbaraga hatari abasirikare abadepite ati hariya hakurya ati habayo abadepite ati bahagarariye intara ndetse abadepite kandi bo ku rwego rw'igihugu abacengezi bose bakomoka kandi bagace ati twagenzuraga ati ntiwashobora kandi gutora ati tutaratora twebwe ati buriya rero ni ukuvuga ngo hari abadepite b'intara ndetse no mu gihugu twashyizeho. Iyo umuturage yazaga ati gutora twabanzaga kandi kubereka abo badutorera ati mbere yuko atora undi. Yasobanuye ko ba Serubuga Safari Nganizi Safari Nyagatare n'abandi batowe imasisi n'ahandi bose kandi babaga bahagarariye inyungu z'imitwe irimo na FDLR. Tibari abadepite barazaga kandi bakabwira abayobozi icyo bazabamarira FDLR ariko bakaza kandi bafite amaturo y'imiti n'amafaranga kuko muri FDLR Isano FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Shimimana Bola yavuze ko mu gihe Exfar kandi yari maze gutsindwa urugamba bahunganye radio y'igihugu ivi Kigali Igitarama bayikomezanya muri Zaire. Yavuze ko iyi radio yaje kandi kujyanwa i Burundi ati ubu yitwa Radio Rema naba CNDD-FDD ubu bayifite ati bayikoresha. Yashimangiye ko CNDD-FDD ifite imyumvire nk'iya FDLR kuko naho yashingiwe irumbashe. Colonel Nzaho kandi yabigizemo uruhare ndetse kandi bagendera ku nama za Exfar. Yavuze ko nubwo n'uyu munsi ingengabitekerezo yo kwanga umututsi ya Exfar ariyo bagifite. Mu rugamba rwo gufata umujyi wa Goma ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zahanganyemo n'ihuro rya F23 Bola yavuze ko MONUSCO yari ishinzwe ubutasi mu buryo bwa tekinike FDLR igashingwa ubutasi bwo ku butaka mu gihe FARDC yari ishinzwe gutanga ibikoresho. Yavuze ko kubera igitutu cy'amahanga Perezida Tshisekedi yahise avanga FDLR ndetse na Wazalendo ku buryo rero ubu umuntu adashobora kuvangura imitwe kandi rwanira hamwe na FARDC. Uyu mutwe wa FDLR uhabwa imbunda na bamwe mu basirikare ndetse kandi wahingaga ibice byinshi cyane bya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakoreshaga abaturage ati babaga bafite iminsi ibiri y'umuganda mu cyumweru baduhingira bakabona nabo kandi kujya kwihingira kandi bajyaga guhinga aho twabatiye hegitari tukabaca amadolari 80 yazeza akaduha ibiro 40. Inyakagina atiho bagezeyo bagurisha amasambu ku buryo n'abayobozi bagiye kandi kugura. Bora yavuze ko kugira ngo FDLR kandi randurwe bisaba imbaraga zirenze iza FARDC kuko iyo byivanze yavuze ko ingengabitekerezo yayo ari ugufata u Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda na Somalia kugira ngo hose bikize ubwoko bw'abatutsi. Reka tujye kandi mu makuru akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ikomeje gufata indi ntera nyuma yuko impande zombi kandi zigabanyeho ibitero bya gisirikare buri ruhande rushinja Urundi kandi kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Nk'uko byatangajwe n'igisirikare cy'Amerika gishinzwe ibikorwa byo mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero bishya ku butaka bwa Iran mu rwego rwo kwihorera ku gitero cya drone cyari cyagabwe ku bwato butwara ibicuruzwa bwanditseho bwari buturutse mu gihugu cya Panama bwibasiwe muri uyu muhora wa Hormuz. CENTCOM ivuga ko yagabye ibitero ku hantu henshi cyane hatandukanye muri Iran yagamije gusenya ibikoresho bya gisirikare birimo iby'umutekano, iby'itumanaho, ubwirinzi bwo mu kirere ndetse n'ahabikwa drone. Byari biherereye mu duce twegereye umuhora wa Hormuz ufatwa nk'inzira ikomeye cyane y'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Ibi bitero byakurikiye igitero cyagabwe ku bwato bwitwa MT ku 27 Kamena 2026 aho Amerika ivuga ko cyagabwe na drone y'uruhande rwa Iran. Ibintu kandi byafashwe nk'icyaha cyo gukomeza guhungabanya ubucuruzi bwo mu nyanja. Mu gusubiza ingabo za Iran zo mutwe w'iminduramatwara zatangaje ko zagabye ibitero bya misile ndetse na drone ku bikorwa remezo bya Amerika biherereye muri Kuwait ndetse na Bahrain birimo ibigo bya gisirikare ibikoresha muri aka karere.
ni ibitero byagabwe mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 28 Kamena 2026. Uyu mutwe rero w'ingabo udasanzwe wavuze ko ibyo bitero kandi byibasiye ibigo birimo icyitwa AI Al Salem muri Kuwait ndetse n'icyitwa Fifth Naval Fleet i Port Salman muri Bahrain, ivuga ko byangiritse bikomeye. Nyuma y'ibi bitero impande zombi kandi zatangaje ko buri ruhande rwarenze amasezerano yo guhagarika imirwano, buri ruhande kandi rushinja urundi kuba ari rwo rwabaye nyirabayazana. Amakuru yatanzwe n'umwe mu bayobozi b'Amerika avuga ko nta basirikare cyangwa se abasivili bahitanywe cyangwa se ngo bakomerekere cyangwa cyane mu bitero byagabwe ku birindiro bya Amerika byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibi bibaye kandi mu gihe hari amasezerano yari yarashyizweho hagamijwe kandi kugabanya ubushyamirane hagati y'impande zombi, ariko akomeje kandi kurangwamo amakimbirane ndetse n'ibitero bihoraho ku mpande zombi, no kuvuga kuri Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka amakuru yacu nyakomereze kuri iyi nkuru, mbabwire ko umwuka mubi wongeye gututumba hagati y'igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'igihugu cya Burkina Faso, aho rero ubutegetsi bw'Ubufaransa bwatangaje ko buri gutekereza ku kwihimura ku cyemezo cya Burkina Faso cyo guca umubano wa diplomasi hagati y'impande zombi. Burkina Faso ku itariki ya 2 Kamena 2026 yatangaje ko yahagaritse umubano n'Ubufaransa, bwari igihugu cyayo cyahoze kigikoloniza, nyuma y'imyaka myinshi cyane umubano wifashe nabi bitewe n'ibibazo by'umutekano, ubusugire bw'igihugu n'ibirego by'uko hari kwivanga kw'amahanga. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa ku 27 Kamena yagize iti Ubufaransa bubabajwe n'iki cyemezo kidafite ishingiro kirerekana icyerekezo giteye impungenge ku butegetsi bwa Burkina Faso. Iyi minisiteri yanibukije Abafaransa bari muri Burkina Faso kwitwararika cyane ndetse no kongera imbaraga mu kwirinda. Minisitiri ushinzwe itumanaho muri Burkina Faso yitwa Gilbert Ouedraogo yavuze ko iki cyemezo kandi cyatangiye gukurikizwa ku wa gatanu, anashinja Ubufaransa gushyigikira abafite umugambi wo gusenya igihugu n'iterabwoba, ibirego Ubufaransa bwagiye kandi buhakana kenshi cyane. Reka mbashimire cyane, mbifuriza kukomeza kugira ibihe byiza.